Reka mbasuze mbifuriza ibihe byiza. Iyi ni Simbi Cinema Center naho genda ikabera Abraham Robert. Ibisanzwe iyi ni ya gahunda twihaye kugira ngo tujye tuganira duhane ubumenyi bumwe na bumwe kubwo dufite kugira ngo dushobore kumenya ibijyanye na cinema. Twahitemo ibice 8. Ntago ari kuvuga ngo ni ibice 8 gusa kugira ngo mubishobore kuba nziza oya. Ahubwo ni bimwe mu bice byinshi twatoranyije mu ibyo ngibyo kugira ngo dushobore kuba twagira gute, dushobore kuba twabiganiraho noneho kuri wa wundi bibaza ngo ese ni iki gishobora gutuma movie yanjye yaba nziza. Icya mbere ni ukuba uri umwanditsi mwiza cyangwa se ufite umwanditsi mwiza, ufite igitekerezo cyiza ukaba ushobora kucyandika neza, noneho hahandi umuntu usoma iyo nkuru yawe cyangwa se usoma icyo gitekerezo cyawe cyangwa se iyo story yawe hahandi ayibona koko ari movie cyangwa se akayibona koko ari film. Yaba ari uyandikira cyangwa se ari undi muntu uyikwandikira, bikaba bishobora gutanga message ugisoma iyo nkuru. Icyo bivuga n'iki ku mwanditsi? Nuko umwanditsi agufasha kugira ngo igitekerezo cyawe uko utekereza agufashe kugira ngo abishyire mu buzima. Abishyire mu buzima, hari umuntu ubisoma, handi uzayifilima, handi uzagira gute, ashobore kuba yagira gute, ashobore kuba yatuma uyumva. Ni ikintu twita nk'uko twakwita umwanditsi akaba ari good writer cyangwa se script writer cyangwa se good scene player. Noneho akaba ushobora kuba rwagufasha kugira ngo ukore iyo nkuru yawe neza. Wa wundi utuma inkuru yawe igira ubuzima, inkuru yawe iba mbese story yawe cyo bita ngo ni story structure cyangwa se muundo wa hadithi, hahandi inkuru iba iri mu buzima. Uburyo bwa kabiri muri bwa buryo 8 tuvuga no kuba hari uwo twita director with vision. Director with vision ni wanda uzagufasha kugira ngo ya story yawe yanditse neza, ayinonosore, yumvikane neza iri ku murongo, ashobora kugira gute, ashobore kuyiha ubuzima. Wenda mu bindi bice bikurikira tuzagenda tuganira habyo tuzarebera hamwe kuvuga ngo ese iyo story kugira ngo ibifite ubuzima igomba kuba ifite ubuzima bimeze gute. 3 ni ukuba ufite uwo twita casting director. Casting director ni ushinzwe iki? Casting director ni ushinzwe gutoranyamo abakinnyi cyangwa se kugushakira aba actors cyangwa se ushobora kubishakira ariko akavuga ati aba actors ni babandi bajyanye n'uko inkuru yawe uko iba yanditse. Niba ari umubyeyi bikagaragara ko ari umubyeyi, niba ari umusaza bikagaragara ko ari umusaza, niba ari umumama bikagaragara ko ari umumama. Atari nka bya bintu byo gufata umwe kitwa umubyeyi wundi kandi bigaragara ko nibura bashobora kuba babagira gute ari inkurikirane. Uwo nguwo akagufasha kugira ngo ubone abakinnyi bazashobora kugira gute kuguha ishusho y'ibyo wanditse ku rupapuro. The actors that bring the story to life, aba actors baguha ya nkuru mu buzima, ukabona ko umuntu uri kwactinga ari kwactinga ibintu biri mu buzima buko inkuru imeze. Niba ari umupapa akinagaragara ko afite ubumuga cyangwa se agaragara ko ari gutanga advice ku bana cyangwa se ku bantu batoya, bikagaragara ko kuko ari umuntu ukuze uri gushyira igikorwa mu ngiro cyo kuba ari umujyanama w'abana batoya muri iyo story yacu. 4 cinematography cyangwa se director of photography. Director of photography niwe ruzingiyeho, reka tubyite gutyo, kubera ko agomba kuba nibura afite ubumenyi kuri bya bindi byose twavuze haruguru, ndetse n'ibyo turi buze kugira gute n'ibyo turi buze gukurikiza, kubera ko agomba kuba aziti iyi story imeze gute. Umufilmeka ugomba kuyifilima abameze ati aba acteur bagiye kwactinga iyi movie baramacingana nuko story ivuga. Yes, akaba bifite amakuru kugira ngo ashobore gufasha abantu gushyira mu bikorwa bya bintu byawe byose byo kugira ngo movie yawe ishobore kuba yaba nziza. 5 tugomba kuba dufite uwo twita gaffer, wa muntu ushinzwe kugira gute kudushakira amatara cyangwa se kuducanira amatara. Akaba ari uzaducanira amatara mu buryo ubwo ari bwo buryo bushoboka bwose kugira ngo urumuri dukeneye rushobore kuba rwagira gute, rushobore kuba rwagaragara, twacting aho bigaragara. Niba ari turi kwactingira ahantu hari umwijima byitwa ko ari nijoro, ashobore kuducanira amatara, aducanira icyo twakwita niba turi gukina ari ku manywa cyangwa se turi gukina ari nijoro, iyo message ashobore kuyiduha. Urugero, niba ari mu ijoro kandi no hose turi gukina nijoro ari za kumanywa, akadukorera icyo twita night light. Turi gukina scene za kumanywa
ariko turashaka ko byitwa ko ari nijoro. Icyo azadukorera ni uko agomba kuba afite ubushobozi bwo kuba yatuvangira urumuri rw'amatara akoresheje uburyo butandukanye bwo gucana amatara, bikaba bishobora kubyara urumuri rwa nijoro. Uwo niwo twita gafa, nawe n'umwe muri bya bindi 8 ukenewe kugira ngo movie yacu ishobore kuba yagira gute, ishobore kuba yaba nziza. Icyo cyari cya gatanu. Icya gatandatu ni sound engineer. Sound engineer no ushinzwe ikirere. Urumva harimo icyo twita sound, twumvise ko harimo amajwi cyangwa se ikintu gisoundinga. Uko byagenda kose ahangaha haba harimo ikintu cy'ingenzi, kuko movie uko byagenda kose udafite amajwi nta kintu ufite, kuko ubutumwa bwinshi butangwa mu buryo bw'amajwi, conversation. No tukaba twumva icyo kintu icyo bishingiye. Yego hashobora kubamo na action, hakabamo n'ibiki byose, ariko kugira ngo dushobore kumenya message neza, dushobore kuyumva neza uko itambuka, nuko tuba dufite ubita sound engineer akadufatira amajwi yacu neza atarimo ibibazo. Icyo cyari cya gatandatu. Icya karindwi tukaba dufite uwo twita filmmaker. Umufilmmaker mwiza, wa muntu ushobora gufata iki, ushobora kudufatira amashusho. Uyu mufilmmaker mwiza nubwo bafite imikoranire na director ya hafi cyane, ariko agomba kuba nibura afite amakuru make kuri iyo script, uko iyo scene igize gute, uko iyo scene ipanze. Bivuga iki? Bivuga ngo niba bavuze ati hano dukeneye ko acteur azaba ari gusohoka cyangwa se hano ari kwinjira, ugomba kumenya ati uyu acteur ugiye kwinjira cyangwa se ugiye gusohoka ni gute ngomba kumenya angle ndi bufate kugira ngo, cyangwa se angle ndi bufate kugira ngo message ari bukore, ari butange mu mashusho, action cyangwa se reaction gishobora kugira gute, shobora kuba nayifashe neza muri kamera. Icya 8 ari nacyo cyanyuma muri bya bindi byinshi twahisemo ko turi buze kuvugaho, no kuba ufite editor, editor mwiza. Yari editor mwiza ni wa muntu uzafata bya bintu bamuhaye by'umufilmmaker yamuhaye, akagerageza kweditinga bijyanye n'uko script yanditse kugira ngo message ishobore kugira gute, ishobore gutambuka. Ndabashimiye. Iyi ni Simi Cinema Center. Mukore subscribe, mukore na share kugira ngo nitujye tumara gutegura aya masomo ku bakunzi ba sinema ashobore kubageraho. Murakoze cyane.